Mwiriwe abantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, amahoro y'Imana bane namwe. Nguko tumenyereye uyu munsi twagiye gusura umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuririmbyi w'Imana, kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana, kandi mwumve ko tubakunda bivuye ku mutima, kugira ngo twese dusangire ibya Yesu Kristo, umwami wacu wemeye gupfa akabambwa akazuka. Uyu munsi turiho ku bwa Kristo. Niyo mpamvu uyu munsi twagiye kureba umukozi w'Imana. Ni karibu, turakwakira umukozi w'Imana. Yego mwakoze, nongeye n'ubundi kwishimira kubasuhuza. Nitwa Niyonsenga Theophile, nishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndishimye cyane kandi ndanezerewe muri uyu mwanya rero, kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Turabanza gusenga. Turagushimye Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye kujya neza kwawe kwinshi, tugushimiye ko wabanye natwe muri iyi minsi yose itambutse, tugushimiye yuko waturinze byinshi kandi bitandukanye, tugushimiye yuko wabanye natwe ukaturindira imiryango, ukaturinda inshuti n'abavandimwe, ugakora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye. Niyo mpamvu muri uyu mwanya rero tugiye kwakira ijambo ryawe, ariryo jambo ritunga ubugingo, ijambo rihembura, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo ritanga ubugingo. Niryo tugiye kwakira muri uyu mwanya. Turagushimye rero ko tugiye kuryakira, kandi buri wese ugiye kuryumva rikaba riri umufashe kandi rikamukomeza. Mu izina rya Yesu nyamwinshi murakoze, amen. Nshuti bene data, bwoko bw'Imana, bene data aho muri hose, nishimiye kubana namwe. Uyu mwanya mubona nseka nishimye, nuko muri bimwe mu byo kurya byiza nkunda cyane ni ibintu bibiri. Ibyo kurya by'ubwoko bubiri. Hari ibyo kurya bitunga umubiri, byubaka umubiri, bigatuma mbona imbaraga zo kujya gukora imirimo igiye itandukanye itunga umubiri. Ariko kandi hakaba n'ibyo kurya bitunga ubugingo, ari ryo jambo ry'Imana. Bibiliya itwereka ko ijambo ry'Imana ari ryo bugingo, kuko ijambo ry'Imana n'ibyo kurya bidutunga kandi bizaduhesha kuzabona ubugingo buhoraho Imana yateguriye abayizera. Nshimye rero kubana namwe, nimubona nishimye nseka tuganira nishimye, nuko nzi neza ko ndi kubagaburira ibyo kurya byiza biryoshye, kandi nanjye bikaba bivuye muri njye, nanjye bindyoheye, kuko nanjye nariyeho maze kwakira Kristo mwami n'umukiza, amaze kwinjira mu bugingo bwanjye, numva biraryoshye. Hanyuma nanjye amenya impano y'ivugabutumwa, nanjye sinabasha rero guceceka nayibagejejeho, ntabagejejeho bimwe mu by'Imana yakoze, muri bimwe Imana igenda ikora. Haleluya. Kuko impano twahawe ntabwo ari iyacu twenyine, ahubwo niyo kugira ngo n'abandi bafashwe, n'abandi bigishwe bamenye nk'uko natwe twamenye. Imana ibahe umugisha. Kandi dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 3, umurongo wa 16. Yego murakoze. Mwishimiye kuba mwihanganye kuntegereza muri aka kanya gato tureba muri Bibiliya. Umurongo wa 16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka nongere wa 17 haravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Haleluya. Iri jambo rijya rifasha kandi rikankomeza, rijya rinkomeza mu gihe ngeze ahantu hakomeye, mu gihe numva nihebye kandi nshavuye. Yo nongeye nkarisoma nkasanga rimbwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya.
ngo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Bita nsanga mu Imana yashakaga nanjye niyo nsenga Tofili narindimo. Wowe uri kunyumva muri uyu mwanya ntabwo nzi izina ryawe, ariko ndakubwira ngo nawe urimo mu Imana yakunze mu isi cyane, nawe urimo. Haleluya. Mu Imana yakunze cyane mu myaka yashize, n'abazavuka rero n'abazaza 2000 nabo barimo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane kuva isi ikiremwa, kuva ku muntu wa mbere. Haleluya. Yakomeje kwerekana urukundo rwayo ubwo itemeraga ko umuntu apfa guhera gusa. Ubwo Satani yashukaga umuntu agakora icyaha akajya kure y'Imana, Imana ntabwo yashimye ko akomeza guhera kure yayo, ahubwo yerekanye urukundo rwayo. Kristo araza, aza mu isi kwitanga. Ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe ku musaraba, nibyo byatumye ajya ku musaraba, kugira ngo uzamwizera akamwiringira azakizwe nawe. Uwo mwami tumuheze icyubahiro. Amen. Niyo mpamvu nanjye muri uyu mwanya ndyohewe kukubwira ngo Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Nawe mubo yacunguye, mubo yaje gushaka, mubo yaje gukiza, nawe urimo, nanjye ndimo, n'abandi bose bazamwizera bose bafite iryo sezerano ry'uko uwumwizera n'umwiringira afite ubugingo buhoraho. Nishimiye kukubwira iyi nkuru nziza iryoshye muri uyu mwanya. Nuko ku murongo waho wa 17 bavuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bagire gute? Bakizwe nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndagiye nkubwiye inshuti y'Imana aho uri, aho unyumvira hose, aho waba uri hose, ndagiye nkubwire ngo ntabwo Kristo yaje guciraho abari mu isi y'iteka, ahubwo yagize ngo abari mu isi bakizwe nawe, nibamara kumwizera nabo bakire imbaraga muri bo z'Imana zibakiza, nabo baba abana b'Imana nyakuri. Haleluya. Babiheshejwe no kumwizera. Yesu nashimwe. Ni Yesu niwe soko y'ubugingo. Abamwizera nta bwoba bagira, nta n'isoni baba bagifite, kuko isoni umuntu ubundi wese agira isoni z'ibyaha, ariko yamaze kwizera Kristo kubw'amaraso ya Kristo akamweza akamutunganya, nta soni zaba afite, ahubwo ahamya ko Kristo ari umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Ndagushimye mwami. Imana ifashe bene data bari kumvira ijambo, nawe wubake kuri Kristo, umwizere, niwe buye rizima. Umwizera wese yo yicayo, yo yubatse kuri we, yakomeye kuri we, aramushoboza muri byose. Nkuko yanesheje Kristo, nawe arakuneshereza. Uri Imana ishobora byose kandi uri Imana rubasha. Ni wowe ubana na buri wese. Navuze ngo mu gihe gikomeye nzabana nawe, nuca mu muriro nzabana nawe, nuca mu mazi ntago azagutembana. Yesu navuze ngo ndi kumwe namwe, muhagarare mukomeze tumwizere, tumwiringire. Nukuri kw'Imana icyo yasezeranije azagisohoza. Tugiye gusenga Imana, ariko wowe ndakubwira ngo nkurikiye, aho uri mu byo ukora ukwiriye gufata icyemezo, ukwiriye kuyoboka inzira ya Kristo, ukwiriye kwegera Kristo, ukamenya icyo Kristo agushakaho. Ndagira nkubwire ngo Kristo aragushakaho yuko umwizera. Yesu Kristo agushakaho yuko umwizera. Yesu Kristo agushakaho kumwiringira. Ngiye gusoza nongera gusubira ku murongo wa 17. Rwose haduhamiriza neza yuko Kristo yaje mu isi kugira ngo dukizwe nawe. Haleluya. Ku murongo waho wa 17 ndagira nkubwiye ngo twongere tuwusubiremo ubundi tubone gusenga. Yesu nashimwe. Ku murongo wa 17 babango, ku murongo wa 17, ikuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe
nawe. Haleluya. Yabikoreye kugira ngo wowe ukizwe nawe, yabikoreye kugira ngo nanjye nkizwe nawe. Imana ibahumugisha. Reka dusenge Imana, ariko nawe ufata icyemezo kizima bwo kubw'Imana, ufata icyemezo kizima, wakire Kristo akubohore, agukize byose. Kristo arabishoboye. Turagushimye Mana nziza, turaguhimbaje, tunejejwe n'Imana mu mitima, tunejejwe Kristo uko waducunguye, tunejejwe nuko wakoze igikorwa cyiza. Iyo utagikora nta jambo tuba dufite, ariko waragikoze, uraducungura, umena amaraso ku bwacu kugira ngo twebwe abari mu isi dukizwe nawe. Yesu turagushimye. Akira bene data bafashe icyemezo muri uyu mwanya cyo kukwakira, bakakira ijambo ryawe, bakakira ijambo ryawe ribabohora, rikabakura mu bubata bw'ibyaha, rikabakura mu bucuraburindi, rikabazana mu mucyo wa Kristo. Turagushimye yuko iri jambo ribabohoye, yuko iri jambo ribakirije, yuko iri jambo ribakuye mu rupfu rikabazana mu buzima. Kristo wazanye ubuzima mu isi kugira ngo urupfu ntitwongere kutugiraho ububasha, ahubwo natwe tuzabona ibyiza biri mu ijuru, tubiheshejwe no kukwizera. Reka bene data bumvishije iri jambo ribakomeze kandi ribakize, ribabohore, babashe gufata umwanzuro mwiza. Urakoze kuko ubyumvise kandi ukaba wumvishe gusenga kwabo. Mu izina rya Yesu nyamashimwe urakoze. Amena.